Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro nshuti bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru cyane, yongeye kuturemera icyumweru gishya. Izina ryayo rihabwa icyubahiro, kandi ndashima Imana nyiribihe yongeye kutwemerera, njyewe nawe unyumva. Imana iratwemereye, umfashe tuyishime kuko iduhaye umwanya wo kuganira ijambo ryayo. Izina ryayo nirishimwe. Nanone turi kwifashisha amagambo yanditse mu gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri. Imana yabwiye Yosuwa mu gutegekwa kwa kabiri ibice byaho 31 umurongo waho w'8, handitswe ngo Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Aya magambo yabwiwe Yosuwa ayabwirwa na Mose inshuti y'Imana, baganiraga nk'uko inshuti ziganira. Mose wabanye n'Imana, Imana yigeze imutangira ubuhamya, iravuga ngo akiranuka mu rugo rwe hose. Imana yamukoresheje iby'ubutwari mu gukura ubwoko bwayo mu gihugu cy'uburetwa. Hanyuma ajyana nabo, arabasigasira, arabasengera, arabashyigikira, arabakunda, kajya bingingira Imana yabarakariye. Mose abana nabo, ababera umuyobozi mwiza, kugeza n'ubwo bamunaniye baramugora, batuma Imana imubwira ko itazamugeza mu gihugu cy'Ikanani. Imana iramubwira ngo azakirebesha amaso gusa, ariko ntabwo azagituramo. Igihe cya Mose rero cyari kigeze cyo kugira ngo agende, cyo kugira ngo apfe, cyo kugira ngo asoze arangize urugendo rwe. Imana iramubwira ngo we ntabwo uzajyana ubu bwoko ngo ubwambutse ubugeze i Kanani, kubera ko wanshumuyeho. None mugenzi wawe, uwo mwabanye, uwo watoje, uwo mwagendanye, ongera umuhamagare, umubwire, umuganirize ko niwe uzageza ubu bwoko i Kanani. Nuko rero ngo Mose ahamagara Yosuwa ngo amubwirire imbere y'Abisiraheli bose, aramubwira ngo Uwiteka ubwo azakujya imbere. Y'umurongo w'8, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntukuke umutima, ntutinye, ntukuke umutima. Mana ishimwe. Aya magambo ni ayawe nshuti mukundwa, ku ijambo ry'Imana nitwe ryandikiwe. Natwe Imana iratubwira ngo izatujya imbere, izabana natwe, ntizadusiga, ntizaduhana, ntidutinye, ntidukuke umutima. Haleluya. Wowe unyumva, Uwiteka arakubwiye ngo azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Uko yabwiye Yosuwa, nawe niko akubwira uyu mwanya. Aya magambo Mose yayabwiye Yosuwa, ari Uwiteka uyanyujije muri we.
none nawe n'ayawe, nanjye n'ayanjye, n'ayacu, twebwe turi kubyumva. Uwiteka Imana idusezeranya buri munsi ko tudakwiriye gutinya, ko tudakwiriye gukuka umutima, ko izatujya imbere hataringaniye ikaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma ikabicamo kabiri. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Uhereye kera Imana yakunze ubwoko bwayo, Imana kandi igendana nabo. Hanyuma mu gihe yabakuye mu gihugu cya Egiputa cy'uburetwa cyari kibagoye, cyari kibaruhije, bakoreshwa imirimo y'agahato, barataka batakira Uwiteka. Uwiteka Imana irabumva. Bibiliya ijya imbwira mu gitabo cyo Kuva ngo Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze, iboherereza umutabazi ari we Mose. Mose abakura muri kiriya gihugu cy'uburetwa, ariko urugendo ruba rurerure, urugendo ruragorana. Benshi bashirira mu butayu bazize ikintu cyitwa kutumvira, bazize ikintu cyitwa kutubaha iby'Imana yari yarababwiye, bazize kwibagirwa iby'Imana yakoreye imbere yabo. Benshi bo muri bo barimbukira mu butayu. Bibiliya igitubwira ngo twirinde hatagira abo muri twebwe bivumbura imbere y'Uwiteka, bivovotera imbere ye, maze bigatuma Imana iturimburira mu nzira, ngo twirinde ntitumere nkabo. Babonye byinshi n'amaso yabo ariko barabyibagirwa. Bigeraho igihe rero Mose nawe arangirije urugendo mu nzira, uko nabibabwiye mbere. Imana yari yamubwiye ngo ntabwo azagera i Kanani kuko atayubahishije, kuko atayumviye. Nuko rero Imana iramubwira ngo genda ubwire Yosuwa niwe uzabageza i Kanani, niwe uzageza ubu bwoko i Kanani. Bakundwa bene data, Imana yishimira kubana natwe no kugendana natwe. Yabanye n'ubwoko bwayo ibihe n'iminsi yose bari muri iriya nzira. Ariko nageraga ngo mbabwire, hariho ubwo Imana yavuye hagati mu Bisiraheli bitewe n'imyitwarire yabo. Imana ishaka, ikunda, inezezwa no kubana natwe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibineza bye kwari ukubana n'abantu. Nicyo Imana ishaka, nicyo Imana yishimira, ni ukubana n'abantu. Ariko hariho igihe tujya twitwara ukuntu bituma Imana ibabara, ikava muri twe, ikava hagati muri twe, ntigendane natwe. Umva ko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cyo Kuva. Reka dusome igitabo cyo Kuva, dusome 13:21 tugeze kuri 22. Handitswe ngo Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Haleluya. Imana yajyanye n'ubwoko bwayo ku manywa na nijoro, ngo kugira ngo badacogora bakananirwa bagahagarika urugendo. Ku manywa ngo Imana ikabagaragarira iri mu nkingi y'igicu ngo kugira ngo bakomeze bagende, nijoro ngo ikaza imbere yabo iri mu nkingi y'umuriro kugira ngo badacogora bakananirwa urugendo cyangwa bakaruhagarika. Iyo nkingi ngo ntiyabavaga imbere haba ku manywa haba nijoro. N'ubu Imana iri muri twe, ishaka kugendana natwe, ishaka kubana natwe ku manywa na nijoro kugira ngo tudacogora tukananirwa urugendo. Nuko Abisiraheli babayeho, ariko igihe kiragera ntibumvira Imana, ntibashyira iby'Imana ibategeka mu bikorwa. Hanyuma bituma Imana ibarakarira, iva hagati muri bo, Imana irababara. Reka dusome mu gitabo cyo Kuva nanone mu bice byaho 33, wumve ukuntu handitse. Kuva ibice byaho 33, dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4. Umva uko handitse. Uwiteka abwira Mose ati, genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa
bajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntizagiha urubyaro rwawe. Nanjye ndatuma marayika kujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwoko butagonda ijosi ntabarimburira mu nzira. Abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Bakundwa bene data, Imana ivuye muri twe nta wakwambara iby'umurimbo, ni umubabaro gusa, n'amarira n'agahinda. Igihe cyarageze kubwo kubabaza Imana no kuyirakaza, ngo bari ubwoko butagonda ijosi, barahindutse baribagirwa, bituma Imana ibarakarira. Iravuga ngo Mose, ubu bwoko urakomeza ubujyane, ariko jyewe ntabwo naguma hagati muri bo, nabarimburira mu nzira. Ndaguha marayika aba ari we mujyana, njyewe sinagumana nabo. Marayika abajya imbere aba ari we mujyana. Icyakora nzirukana Abanyakanani n'Abamori n'ariya mahanga yose yari ari muri icyo gihugu Uwiteka ashaka kubatuzamo, ariko sinzagendera muri mwe. Bakundwa bene data, ntacyo byatumarira, nta nyungu twagira. Iby'Imana yakwirukana imbere yacu byose bikahava, iby'Imana ariko Imana itari hagati muri twebwe, nta kintu na kimwe byatumarira. Ikintu gituma Imana iva hagati mu bwoko bwayo, iva hagati mu bantu bayo, ni ukutayumvira. Ndabinginze, Imana irakubwira ngo nzagendana nawe, nzabana nawe ibihe byose, ntutinye, ntukuke umutima, ariko ukomeze wumvire, ukomeze unyubahe. Ariko nusuzugura ukaba ubwoko butagonda ijosi, ndavamo ndaguha marayika aba ari we mujyana. Imana idufashe, itubashishe gukomeza kuyumvira, itubashishe gukomeza kuba hafi yayo, twe kuba ubwoko butagonda ijosi. Bakundwa bene data, umva uko Imana ikubwira, nukomeza kubana nayo no kuba mu ruhande rwayo, nukomeza kumvira ijambo ryayo icyo rigutegeka. Irakubwira mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6, dusome umurongo wa 16b yaho. Haravuga ngo, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nshuti mukundwa, niba ushaka ko Imana ibana nawe, ikagendana nawe, ikagukomereza iri sezerano rivuga ngo ntutinye, ntukuke umutima, umvira Uwiteka, umwubahe, ntubu ubwoko butagonda ijosi, Imana izabana nawe kandi uzanezerwa. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo.